tugenda tumushyira ubwo bampaye urufunguzo yari afite ariko nyine utebuke meze gute uri mu rugo se bita berite ego A few moments later. Baje gusaba imbabazi abantu bose nabeshye umuntu wese wateze moto akaza hano nareba iyi video ambabarire ubwoba maze kubeshya abantu ngo mbabwire ngo hoho imuciye hejuru abakunzi ba Sawa TV 180 murabona ko byagenze umva bari banishe pe mva berite we yabyegereje umutima yababaye yabaze mfite ubwoba nimba sangira kumvugisha simbizi ariko Joseph we nyine yababaye ariko nabwiza byegereza umutima cyane ariko berite we sinzi utari berite we hangane pe iki kibwa cyatubabaje ubutaha kiramutse kigize ibibazo gishobora kutabona ubufasha kubera yuko buri umwana murize ntakorwa urutozi iyo arize cyane ibintu birahinduka ngo ni gukorera prank n'abatari bazanye bambabarire cyane none baraje bambwira ngo bamugonze ngahita kira ngavuye kwa muganga ariko nukuri kubanda kwinginza ariko yababaye cyane pe nimba ugikabura kibingo nkiyunga nimba ugura iki ni simbizi nyine ugomba gushaka ubundi buryo bwawe uri bukoreshe twebwe tutazi
bagirira inamata ariko ibintu bambwiye kureba n'ababibuze ego maze kubeshya abantu babiri ko inshuti yacu dukinana Alexis bamubonye. Ubu ngubu turabategereje ngo baze iyi paka kabateguriye. Ubu ngubu Alexis mfite ubwoba, ntegereje ukuntu nyine bari bwitware nibaza nyine bagasanga njyewe ntabeshye nyine ugasanga njyewe uhari bari kwa Alexis baranzi kandi nababwiye yuko ndi umuntu batazi. Rero ndategereje babwire ukuntu nyine bari bwitware nyine bari bwabitiriye bari kumenya ko nababeshyaga. Umva ndibucana ariko bamwe bataza bagahita babona ko nababeshyaga cyangwa bakanyumva nkaho ndi kuvuga gakeya. Mwihangane dutegereze turebe ukuntu biri bugende. Ubu ndakeka bagiye kuhagera ntabwo bagiye nababeshya. Umva muze muntabare nahagera yifatanye nanjye kuko napfuye mfite ubwoba. Kadutegereze. Sinzi ibintu bambwiye ariko nari mu mituweli kuranga umuntu ntabibuze. Ndi kubibura verite wanga bariye ukaza. None se waje hamwe ko byanane nyine bahise bambwira ngo ninjye mu rugo njye kubishaka. Oya niko genda rindi habandi kora sindi nyine niwe narindi ni imodoka. Imodoka yagiye ariko purake zabyo ntazifashe yuko ntazanditse. None se waje kuba. Few moments later.
Bana. Emotional dad. Abu TV. Man, we are hari ibintu bitari byo uzi ko abantu bose mu muryango mbahuruje bose bari mu ntuzi bagiye bamwe bafasha amamoto n'iki byose bateze hari ibintu bitari byo gukina kenshi ubu uzi ukuntu uzi ibintu nkoze ntabe niyo aba ari njyewe ubimenya agenda hapo ngakira kitu ngo nare kisikiriye mubanza mutinyereke nyikubite wewe wali kuko wali mazura nizo kwikimana isose yatutse sukubiharira abantu mu rusa ira telefone yambagiye bwa mbere n'ibintu ngo naza mu ira telefone yambagiye bwa mbere n'ibintu mana hari ibintu takora kuri kuki Alexis urabona nk'ibintu ukoze wowe cyangwa se ibintu wifurije birakakugirirweho mani fata n'uranga mu rwanda cucu fite ugenda Waraguhamagaye ngo mani ugisiga ngararenga imodoka iramujyane mani urumva ubu muhire yahagurutse urera nuko bose wagicucuwe wowe ntereza mani pagana n'ibintu unanyibagirwa wagicucu ariko wakora mu buzima fisi mpereza ipaga mani ntereza ibyo genda bimusubize mani ntereza ibyo genda kuko byagaragara ko ari ikinyamaswa natwe turesha abana mani abantu bahagutse batanze amatike yabo wowe wagicucu ndabwe ngo baze bakurikirane iby'imodoka yakugonze wowe uri aho ngaho nawe wari ubizi hari ibintu reka bitabeshya mani ubonye umupira sinabyitaho ko numvaga bawutwara
uretse ubutaha uzabibona hari ikintu gishobora kukubaho waraye ntagire n'umuntu ugukurikiye kubera ibyo uba warasize wanditse nawe tukoma nese nimero y'umusore murayibona uwo musore ni uwaje umusore ubwiga bw'urukobwa rumamagaje indi nimero ni wowe oya kandi abahamagaye imana ese kuragara umusore wuhe kari igikobwa kandi ntukaragare ntukapoteza umutima mwawe urabona shari byarisha n'umuntu ari nigendere ibintu byanyu ndabikarabye nta n'ikindi kintu uzi uburyo nawuruje wamureze uzi uburyo natwe bacitse ngo nibikore nanahira byanyabyo imodoka yangombye ariko si ibikomeye nahise yangonze ariko si ibikomeye nahise abagira nahise yakize nahise nyira ariko nataye shabani berite rwose murakoze reka dusoze kuno pranka yacu nuko igenze murabona twaziye ubusa pranka y'ibiki berite wihangane pe iki kibwa cyatubabaje ubutaha kiramutse kigize ibibazo gishobora kutabona ubufasha kubera yuko buri umwana murize ntakurwa urutozi iyo arize cyane ibintu birahinduka. Okay, berite nanjye ngusabye imbabazi n'izina ryanjye ari naregisi wanshutse naregisi uzakira baramuzi ne wanshutse ngo ni gukorera prank ariko ndakwinginze no kuri Imana umbabarire nge rwose ndomwe urabizi ndi n'umwana mutereka imbabazi nabo mutari tuzanye nabo tari bazanye bambabarire cyane nabo naregisi wanshutse rega naregisi wanshutse yanshutse uzakira baramuzi ne wanshutse ngewe urabimva aragise koko uko bizi ngewe umwana muto arandusha ubwenge ntabwo ari kubitekereza yanshutse nimba hamagara ngo mbabwire ngo hoho imuciye hejuru none baraje bambwira ngo bamugonze ngahita akira ngavuye kwa muganga ariko ni kuri Rwanda kwinginze ariko shaka mbwire Alexis mbere itazakwica yarakaye yagejeje umutima yababaye cyane pe niba ugikabura kibingo nkiyunga niba ugura iki ni simbizi nyine ugomba gushaka ubundi buryo bwawe uri bukoreshe twebwe tutazi murakoze reka dusoze kuno pranka yacu nuko igenze nyuma y'ibyo mumaze kubona nta kindi nakora sibye kunywa amazi pe reka duhamagare uzakira baramuzi aze agire icyo abwira abafana yacutse dukora pranka none reba ibyabaye uzakira baramuzi kare icara hano ugire icyo uvuga
akaduruvayo wateje bagakemurute wibwira abantu ngo nabashutse ibintu twabifatanyije yanshutse ndababwiza ukuri ko yanshutse yambwiye ngo nimvuge ngo hoho imuciye hejuru iyisobanure. Okay, murakoze. Mbere na mbere mbanje gusaba imbabazi abantu bose nabeshye. Umuntu wese wateze moto akaza hano nareba iyi video ambabarire, biriya bintu ni ibintu bitunguranye. Se navuga mu kiranira bakundi umuntu yicara, se navuga ko abahaze, navuga ko abahaze muri make waruhaze. Oya ntabwo yimaze, ahubwo ni akantu umuntu akora gatoya ugasanga we azi ngo ni akantu gatoya kagahita kabyara ibintu binini. Icyo navuga rero, mbasabye imbabazi abantu baje hano rwose, abantu biciye akazi, abantu natesheje umutwe, mumbabarire, nanjye si jyewe, navuga ko ari na Satani nshutse muri iki gitondo. Mumbabarire rwose kandi mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. Okay, Satani yamushutse aravuga ngo reka mpamagare nshuka umuntu nawe ashuka abandi, ahamagare ababwire ngo hoho inciye hejuru. Ariko mukuru mubwira nta nubwo nari nzi ko ahita ahamagara famiye akomeza ibintu, ahubwo we yahise ahamagara famiye, ibintu byose arabivuga. Bya bindi nyine nakubwiraga ngo ushobora gukora akantu gato ugasanga ese kabyara ikindi kintu utatekerezaga. Ikintu rero nabwira abantu bakora za puranka, mwitonde muri puranka muzajya mukora, kuko ushobora gukora puranka igahita iguteranya n'abavandimwe, muzongere no kuvugana undi munsi. None se uzakira abasaza cyane, mumbabarire, ikintu mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. None se uzakira baramuzi ubu ngubu urabona koko Berite nongera kuvugana Berite se? Yego. Berite nawe nareba iyi video arambabarira kandi ndabizi ko ari bumbabarire, kuko nawe ni umuntu ibyo muze nese wowe ko wari hano ibyo muze ubonye atari akantu gatoya muze kakabyara ibyo ntatekereza. Ni Satani yadushutse, mutubabarire, nanjye ndafasha gusaba imbabazi, mutubabarire, turabinginze abafana bacu, mutubabarire nawe Berite aho uri nubona ino video tugusabye imbabazi kandi tubikuye ku mutima. Utubabarire rwose, n'abantu bahamagaye batubabarire, natwe si twebwe, tubasabye imbabazi tubikuye ku mutima. Murakoze.